Ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu ni umwanya tugiye kuvugaho umuti witwa ibuprofene. Ibuprofene ni umuti dukoresha cyangwa se dukunda kugura mu mafarumasi aho bawuduha, mu masantere de sante no mu bitaro. Uyu muti ni mwiza, ugira ibyiza kandi ukagira n'ibibi cyangwa se hari ibyo ubuzwa, kuko uyu muti ugira ingaruka ku bintu bitandukanye bitewe n'uburwayi umuntu afite. Ibuprofene rero ni umwe mu miti ikoreshwa nk'amantipiretike. Ndajya mbasomera duke duke hanyuma ndangiza mbasobanurire. Bavuga ngo ibuprofene ifasha kuba yadufasha mu buryo bwo kuvanaho ububabare, pain. Tuvuge urugero, waramutse wakomeretse, impanuka, waguye n'igare, imodoka n'ibindi. Ibuprofene hari igihe bayiguha, hari igihe bagukorera style cyangwa se bakakudoda, hanyuma bakaguha ibuprofene. Ibuprofene rero ni imwe mu miti idufasha kugabanya ububabare ndetse no kurinda kubyimba cyangwa se kubyimbirwa. Ibuprofene nanone yifashishwa ku bamama bajya mu mihango bakababara cyane. Ibuprofene barayifata ikabafasha kugabanya ububabare bw'imihango, iyo bita dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni igihe habaho kubabara k'umudamu igihe ari mu mihango, iyo niyo bita dysmenorrhea. Biterwa n'iki? Biterwa n'iyo bita ni uducontraction cyangwa se ni uduse tuba tuje mu buryo butari bwo mu gihe cy'aho imihango ibiri muri nyababyeyi. Nanone ibuprofene ishobora gukoreshwa iyo bita postpartum. Postpartum ni igihe abadamu baba babaze, hanyuma muri post operatoire abadamu baba babaze maze bakabaha na ibuprofene kugira ngo ibafashe kurinda ububabare. Bayimuha hanyuma ikamufasha. Nanone ibuprofene ishobora kwifashishwa iyo bita rheumatic disorder. Rheumatic disorder ni indwara zikunda gufata amagufa, mu tunyangingo, mu nkokora, mu mavi, urutirigongo. Iyo ngiyo niyo bita na rheumatic disorder. Rheumatic disorder ni igihe habaho iyo bita autoimmune. Ubundi muri systeme y'umuntu habaho systeme idufasha gukora abasirikare b'umubiri, ariko iki gihe umuntu agira iyo bita rheumatic disorder, ni igihe noneho b'abasirikare aho kugira ngo bakorwe ahubwo batangira kwirya udusirikare dutoya turimo tukaba twatangira gupfa, umubiri ukadusohora, noneho bigatera iyo bita rheumatic arthritis. Noneho ndakomeza kubabwira ku tundi dukurikira aha ngaha bita rheumatoid arthritis, iyo bita musculoskeletal na joint disorder nk'uko twavuga amaspine. Iyi ngiyi rero niyo ibuprofene ikoreshwa. Uzajya kwa muganga cyangwa se mu bitaro cyangwa se ukomereke cyangwa uhure n'impanuka bone bakwandikiye ibuprofene. Ibuprofene ni ibi ikora ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ibuprofene nubwo tuyikoresha ibuzwa ku bantu bafite ibibazo bikurikira. Hari abantu bafite ibyo bita twita contraindication. Contraindication ni ukuvuga ngo ibuprofene iri contraindicated, ntabwo yemerewe ku muntu iyo bita bronchospasm. Bronchospasm ni iki? Bronchospasm ni uburyo, ni indwara ishobora gufata umubiri ukikije ibihaha byacu. Uwo mubiri ukikije ibihaha byacu bishobora guhura. Iyo iyo ndwara igufashe uyifite ugafata ibuprofene ushobora kwiyongera ahubwo. Ni ukuvuga ngo iyo ndwara bavuga ko iyo ifashe n'imbavu, guhumeka k'umuntu bihita bigorana. Iyo ngiyo ni uburyo uyifite rwose ntabwo ari byiza gufata ibuprofene. Nanone hari ibyo bita sensitivity kuri aspirine. Abantu bakunda kugira sensitivity kuri aspirine. Sensitivity nabivuga nk'uko aho umuntu ashobora kuba agira wenda nafata nka allergie kuri aspirine, ubwo ntabwo yemerewe kuba yafata
ibuprofene, abantu bafite igifu gikabije peptic ulcers ntago bemerewe gufata ibuprofene. Nanone ku bantu bafite gastrointestinal bleeding, abantu bakunda kuva ku bijyanye n'urwungano ngogozi. Nanone n'abandi bafite iyo bita renal failure. Renal failure ni ukuvuga ko ibuprofene iyo tuyiriye ni ikinini gihita gifatwa ukakimira, gihita cyihuta, iyo bita absorption ikaba vuba, ariko excretion yayo aho kinyura muri urine, ni ukuvuga ngo ni bwa rwungano rw'inyara. Ubwo rero uramutse ufite ikibazo cyo muri renal failure byagorana kuri ibuprofene kuba yasohoka, ubwo byakongera ibibazo byo kuba waremba cyane. Hari abandi babuzwa ni abantu bafite hypertension, hypertension treatment, abantu bari ku miti y'umuvuduko ntabwo babuzwa, bagirwa inama yo kudafata ibuprofene. Ndabashimiye rero, ibihe byiza aho muherereye hose. Ibuprofene ako kamaro mbabwiye na side effect cyangwa se n'ibyo bamwe batayemerewe kuba bayifata ni ibyo ngibyo. Hari n'ibindi ushobora gusoma ku mbuga nkoranyambaga, ibindi bitandukanye. Isi yacu yabaye umudugudu, hari byinshi abanyamahanga bagenda bandika, ibyo nibyo nabashije kubamenyera. Ndabashimira, mukore subscribe, like, share na comment. Nakagaruka byinshi birahari. Ndabakunda, bye.